kunasongera nayo kubwiye ngo izo sida zizakwica usa wowe uraho ngaho umeze gutyo urabona utayifite koko niyo mpamvu mbwira ngo ngenze uko nitwa wowe wanze kunyumva none sida igiye guhindura umweru okay reka imini umweru niba aho nayikuye niba ariho nawe wayikuye nzamera nkawe kuko uburaya buragwira umuntu aranga kwishyira mu kintu akibona hejuru uburaya ariko wowe ufite bingana iki kuburyo wigira ngo njyewe umugabo ufite inanga zibyara ibikoko ntabwo nakorana nawe ntacyo mu minsi imbere turabireba kuko namutakora njyewe turareba ubwo buraya bwanyu buraje bugaragare ariko narumve mwagiye mubesakamo iyo wimenya koko ariko si ibyo menya ko nabatwaye umugabo utari uwawe ariko ubu ngubu ni uwanjye noneho wumva ushaka gutwara utari wawe niyo mpamvu mwirukaho nk'itungo ubu ntacyo bintwaye kuko icyo utwaye si umuntu ako se ubundi ni iki kikubabaza nta kimbabaje ahubwo ndi guserebura ko ugiye kwicwa na sida okay niba ngiye kwicwa na sida birandeba twongeye kubasuhuza abakunzi ba Oxygen TV. This is your boy T. Aka kanya rero hari ikintu tubashiye kubona ibi mwavugaga cyangwa se ibyo mwakoraga n'ibiki murakoze ibi ngibi turimo dukora ni sene nge nawe duhuriramo mu musozi w'amaganya umusozi w'amaganya. Oxygen TV niyo channel yonyine rukumbi ushaka kubona ibiganiro byiza by'abastare batandukanye bagenda bagaragara muri sinema nyarwanda. Rero reka dutangire mwibwira abakunzi ba Oxygen TV. Turahera kuri wowe. murakoze nitwa Baba Jennifer ndi ikinyamafilm atandukanye. Yego murakoze na mugenzi wawe. murakoze nitwa Umurerwa Vanessa nanjye ndi ikinyamafilm uko mugenzi wanjye bivuze ariko ubu ngubu film turimo irimo trending cyane ni umusozi w'amaganya. Umusozi w'amaganya. Umusozi kubera iki umusozi w'amaganya ubundi? sinzi ukuntu abikubwiraho ariko nanjye nikanze director ariko yayise ariko ikigaragara cyo kuba niwafashaga ikigaragara cyo ukuntu nyumva impamvu bavuga ngo umusozi w'amaganya ni story irimo kwimeze uko imeze irimo amaganya menshi irimo ibintu bigoye urana ukuntu umusozi kuwuterera ugorana ndakeka niko biri kuko burya umusozi uragora uyu uzarebe guterera umusozi cyangwa se ahantu haterera so niyo filime rero irimo ibibazo byinshi ingeragezo byinshi abantu benshi barimo bafite amaganya niyo mpamvu bahise umusozi w'amaganya. Ukinamo iyihe character witwa nde ese ukina uri muntu ki uwo muntu wowe ukina ni muntu ki? nyina nitwa Denise umukobwa ajengereje abantu bose uyu nguyu mba ashaka kumutwarira umugabo uko twakinaga tugahangana hakabaho n'urundi rugo rwa Noella narwo mora ndoga buri munsi ariko bikanga kubera Imana nyina mu ndi umugome. Mwebwe mukina muri bande? murakoze njye nyinamo nitwa Oliva nanjye nyina ndi umugore udashobotse gusa ku ruhande rumwe mba ndwanda ibyanjye umunyamahane mba ndi umugore akoze marwanira umugabo we kuko nkuko abivuze abashaka kuntwara umugabo gusa nanjye umugabo mba naramutwaye undi mugore. Ese reka mbaze wenda Oliva uriya Oliva ni umuntu ukina utari wowe. Jenny nawe ni umuntu akina utari we. Ese Jenny wo mu buzima busanzwe atandukaniye na uriya muri film? sinzi bra njya numva baca umugani ngo ntawivuga meza ngo amabi kuko ameza hari ariko uriya Denise ni umugome ni umurozi ni umugambanyi ni umushimusi ariko umuntu twawe Baba Jennifer ntabwo yabikora ntabwo nashimuta umwana koko no kuroga sinzi no kurozi gusa gusa iriya kuzimwa nase nge nigeze nkuroga. Oliva no we ni muntu ki muri filme ese none na muntu ki mu buzima busanzwe? Oliva muri la filme wari umuntu urakara akavuga nabi akavuga amagambo menshi cyane so Vanessa we rero ni umuntu ubabara akaceceka kwa buri cyo avuga nyine bigasa nk'ibimurenze kuko akabura icyo avuga muri make
uriya mu Oliver atandukanye na Vanessa. Uriya mu Oliver bari umuntu utagira discipline, umuntu utagira uwo yubaha, so bitandukanye rero na Vanessa. Vanessa n'umujura. Nagerageje kurebaho umusozi w'amaganya, umugabo Peter, ndashaka kugira ngo mumumeho story yo gato. Reka twimagine ari umugabo wawe mu buzima busanzwe, Denise n'umugabo wawe mu buzima busanzwe byaba bimeze ntabwo bishoboka. Kwihangana byananira cyo kwa byasaba gufata amashengesho y'ukwezi cyangwa se umwaka kuko Peter ntashobotse. Cya mbere hari mu musozi w'amaganya afitemo abagore bane. Ni bane bose abeshya, amakora akora ni mabi. Aya ntabwo namwihanganira. Oliver we buriya ngewe ntabwo napfa kuvuga gusa namwihanganira. Buriya ntabwo wamenya ikintu utageze muri iyo situation. Gusa ntakubeshye biragoye ko usibye no kuvuga ngo gusenga nta nubwo izo mbaraga nazibona zo kujya gusenga nyewe. Abaye ameze kuriya nta kindi nakora usibye nyine ubwo ni kwa kundi uhuze inzira ebyiri zitahukana byaba birangiye. Reka twigarukiye mu buzima busanzwe bwari busima bwa sinema, ariko ndashaka kugira ngo menye mwembi mwahuye gute mu buzima busanzwe, mujya guhura umunsi wa mbere, byagenze gute? Kuko iyo turebye uburyo mukina biba bisa nkaho musanzwe muziranye cyane. Byagenze gute? Reka dore kuri Olive. Bwa mbere ngiye namubonye mu yindi filime bita Kaga. Ndamubona class kuko hari abakinnyi benshi sinabitindaho. Nyuma aza kuza mu musozi w'amaganya. Kuko ukibona umuntu bwa mbere bumva nyine araho ni nk'abandi bose, nta kintu cyatuma wenda muba close cyane. Gusa hari igihe uganira n'umuntu ukumva ni umuntu mwiza, ukumva ntacyo mwamenyana, class twibera inshuti. Wibabara we byari bimeze gute bwa mbere uhura na Olive? Se mwahuriye he? Byagenze bite? Nanjye bwa mbere mubona hari filime namubonyemo yitwa Ikibatsi cy'urukundo. Nkamubona ukuntu ari umuntu wagowe cyangwa nkamugiriye impuhwe. Nza kwisanga nageze mu musozi w'amaganya sanga nawe arimo. Nsanga nta nubwo twigeze duhita duhura muri iyo scene, ahubwo duhuye vuba. Ariko ni inkuba. Muri make wagize amahirwe yo guhura ni inkuba n'umuntu ufana. Ni ukuvuga ngo Oliver yari asanzwe ari umukinnyi ukunda cyangwa se wabonye mbere? Oya ntabwo ari ukubivuga. Nayo isanzwe mubona mu Kibatsi ari umuntu wagowe utaramumenya ntaramumenya. Ariko twaje guhurira aha ubu se ni umurabyo. Ariko ni umwana mwiza, umwana uganira ntacyo atwaye. Buri muntu wese amugira inshuti. Yes. Abakunzi ba Oxygen TV rero, aba n'abasitari mukunda cyane, hari ibibazo byinshi cyane nagiye nakira bansaba kuzagira gutya nkabakoza. Reka duhere kuri Wibabara Jennifer, uzwi cyane nka Jenny. Turabona nta mpeta wambaye ku rutoki. Mwese ndabona nta mpeta mwambaye. Ese niyo mpamvu utambaye impeta? Impamvu sinabanje bita, ariko impamvu ntayambaye nuko ntarayambara batarayinyambika. Ni ukuvuga ngo ariko biri hafi. Ni ukuvuga ngo wowe uzi ko biri na hafi yuko uyambara. Umurerwa Vanessa. Njye rero urebye aravuze ngo biri hafi, bari maragira ikirenge mu cyanjye. Njye buriya sunda avuga ngo nibagiye kukambara. Ariko njye ndagafite. Uragafite? Yego. Kwibagirwa kwambara impeta Jennifer bisobanuye iki kuri wowe? Bisobanuye ko ashaka kumuca inyuma. Ashaka guca inyuma umugabo. Nagera ese waje n'ikina moto cyane na taxi vatiri. Umuntu uri bumutware arabona ko nta mpeta yambaye, tangira mubaza izina. Niyo mpamvu. Ariko njyewe iyo bamvugishe mpita mvuga ngo narafashwe. Nta mpeta nambaye ariko narafashwe. None wowe warayambaye
none ubu ntushaka kuyambara ubwo abanesha oya tubwizanye ukuri reba wayiyambuye. ikindi kibazo ahubwo aho ngaho umuntu yamatsiko umugabo mwiza, umusore mwiza, umusore umutima wa Jenny ubu mubonaga ugahita ushiduka n'umusore umeze oya ntago ubundi umusore mwiza sinzi ni ubundi bajya bavuga ngo nta mugabo mubi ubaho siko bavuga gusa isheri wanjye ni mwiza. ese ibyo nibyo bakubanye niwe nzi ni nawe wanyuze niwe nabonye ko ari mwiza abandi bose nabafataga kimwe. wenda tuzamuzane udukoreshe twembi ariko nyine sinzi uzadukoreshe twembi umubone ubone uburyo icyo arenze. Olive ntacyo afite cyo kuvuga kuri icyo okay njyewe mbona umusore mwiza kuri njye cyangwa umugabo mwiza kuri njye ni umugabo uha agaciro umugore amukunda akamwitaho nyine akamuha agaciro akwiye nk'umugore. ese abagabo bose baha agaciro abagore banabakunda ubwo bose we wabona ko ari beza kuri wowe se waba yambaye impeta wambara akamubwira akamuteketse icyo nshatse kuvuga ni iki ubundi umugabo wese aba mwiza bitewe n'umureba ngiye mvuze muri rusange sibyo abagabo bose muri rusange umbabari ubwo abagabo bose tuvuge ko ari beza navuze ko mvugiye abantu muri rusange ngareka nivugiye kugira ngo vuga ku giti cyawe okay kamwe ku giti cyawe umugabo mwiza kuri njye of course ni umugabo nkunda akanyitaho sibyo akavuga agaciro nk'umugore ibyo birahagije kandi ko kwaza kuko mu bintu mwagiye muvugana ntabwo tugiye twumva amatuza ntabwo tugiye twumva uburebure just ntabwo tugiye tuvuga ntabwo ibyo byubaka urugo ushobora gushaka umugabo ufite amatuza wateruye kanjye nawe guterura akurengeje urugo ibyo nta kintu bimaze ibyo umubiri ni ubusa ari rwo rugo. urugo ni umugabo wemera guca bugufi mukajya mwumvikana buri kimwe umugabo ugukunze amatuza arajya gushaka umugabo ugize utya umunsi umwe yagira atya nta cyiza cyo kurebera ku mubiri wikubita kuri gaze ugashya. reka tugaruke noneho ku bafana mufite abafana benshi noneho igitsina gore cyangwa se abakobwa muri rusange usanga kugaragara kuri ekara kuri televiziyo abantu benshi babahamagara nta bafana bajya babatesha umutwe. ngiye se urajya ngira abafana barananyanga ngo ndi umugore kandi ni ukuri ntabwo ndi umugore babibonye ngewe abafana ndabagira ni gute utabagira abafana ndabagira kandi ngewe nta mufana unesha umutwe barahamamagara tukavugana bisanzwe gusa benshi bari ababyeyi nanjye ndamufite uba hehera ubu ari muri Amerika baba ari ababyeyi bakahamagara tukaganira bisanzwe bakama abana babo tukavugana nta kibazo ntabwo ajyanisha umutwe. Jenny winjira muri iyi industry ya cinema ni izihe mbogamizi wahuye nazo? ni ukuri ndumva ari nkaho ntazo wenda izihari ni ukuntu umuntu keretse mbere hari igihe bigeze guca amamoto iba ari muri lockdown sinzi tugasoza ukagenda n'amaguru. ese muri lockdown barakoraga oya cya gihe abamotari bari barabafunze abandi si bakoraga hariya niho nahuye n'imbogamizi ariko ahandi nta kibazo. ntabwo wigeze uhura n'imbogamizi wenda ababyeyi bakabyanga? reka Oliver wowe byari bimeze bite mbere winjira muri industry? njyewe mbere ntabwo navuga ngo ababyeyi barabyanze gusa hari ukuntu mujya batumva ikintu wenda ni urugero wakoraga wari ufite akazi ukora akubwira ati gute wajya mu bintu nka biriya wakabaye ukora iki bibaho ababyeyi bagira impungenge zitandukanye. ikindi imbogamizi zo mpora nzivuga kenshi nakinanye n'abantu nkumva ntinya cyangwa se numva ntabasha kumubwira ngo sheri birangora gukinana nabo ariko umuntu abicamo. ndumva Jenny abigizeho ikibazo
ubu se nibwo bwa mbere wavuga izina sheri oya nyine hari igihe umuntu uba umutinya ubu nta shuga dadi wita sheri babarira nta mpeta wambaye ariko impeta yabaye ikibazo nanjye nabigizeho ikibazo ni gute waba ufite impeta ntuyambaye kandi uzi ko ugiye kujya mu kiganiro baza amazi birashira mu buzima abafana mu buzima busanzwe baba bifuza kumenya muri bantu ki ese umunsi wawe wawubatse gute umeze ute niba umuntu wubatse twagiye twumva ngo urugo umugabo muratubwira Jane twamaze kumenya yuko atubatse ariko wowe bimeze bite njye ndubatse umva ndi mukuru kuri Greni njye ndubatse yagiye vuba urumva umunsi wanjye aba ari ibintu bisanzwe ni ukubyuka ukita ku mwana ukita ku mugabo n'ibisanzwe ukajya mu kazi ukava mu kazi ukaza ukoga ukaruhuka ukarya n'ubwo buzima murakoze Jenny umunsi wanjye si ubukuko rero buriya abantu batarubaka urugo hari igihe abyuka akabona ikidoma kirasa nabi akacyoza cyangwa se intebe birasa nabi ariko se biri aho nyine uba wumva ubuzima bwawe n'ubuzima bw'urugo wenda tutarabaza Oliva wenda ngakubwira uba wumva ari ubuzima buzaba bumeze gute uzaba ari wanne ubizi ute sinkubona uzi yaje mu kazi boko nukuza mwaramutse mu gitondo ariko wamukoraho nyuma ya saa sita adaheruka mu rugo aba yarakaye ariko mu gitondo mwaramutse muraho namwe n'inyuma bakaba ntabwo ari sawa gukina filime ni iki bimaze kubagezaho ni iki bimaze kubagezaho ushobora kuvuga ati ni iki kintu nakiratira wenda n'umuntu utarabijyamo kugira ngo abashe nawe kubyijoyininga gukina filime bituma utinyuka nka mbere nyinjira muri filime bashyizeho kamera ndatitira noneho nkatangira kuyicya ngo ndeba muri kamera ko hari umuntu urimo kundeba ariko ubu ngubu nta soni mbasha guhagarara nkavuga mbasha gukora ikindi nunze umuryango wanjye iyo mvuze umuryango wanjye uhita wumva ko ari ababyeyi banjye gutyo n'abandi gutyo ni akazi keza gusa nuko bamwe bavuga ko tuba twarananiranye ariko ntabwo bamanutse bakareba imiryango yacu ni ukuri batuzi njye impamvu aka kazi ngakunda kandi nagashishikariza buri wese icya mbere tutagiye kurekana kugaburira nk'akandi kazi kariko kose ikindi cya kabiri njye nibara nkaho turi abantu nyine bari special kuko niba najya yarangakina ibintu bikagira ubuzima bw'umuntu buhindura ndimo numva nta kibazo ushobora kubibona wowe ukavuga ati uriya mukobwa akina ari inshinzi nta muco ukantu kuko ubishaka ariko nyamara hari undi uri hariya ndatabariye ubuzima cyangwa se nigishije isomo sibyo rero aka kazi ni akazi pe keza ku muntu wese ariko uciye akenge kuko hari ibintu byatewe bijyamo ugasanga umuntu aragushutse habayeho ibintu byo kuryamana n'abadirekta njya mbyumva gusa ni akazi keza pe nakagushishikari wumva ugakunze muri wowe ni keza ko uba umeze nk'umwana wawe kamaze guhindura iki muri life yawe njye aha ngeze ni kubera ko of course kamaye ubuzima karantunze kantungiye na famille even rega wasanga ari nako kamaye umugabo ikibazo cy'amatsiko turi kugenda dusohoza ariko mu by'ukuri turagira ngo tubwire filime mumaze kugaragaramo n'abafana banyu n'abagezanga bwa mbere kugira ngo biruke bajye kureba usibye ko Jane hari comedy nakubonyemo navuga yuko imaze kuba ikimenya bose imaze kugira like hafi 1,200,000 zirenga abantu bamaze kureba ahangaha kuri Oxygen TV uratubwira ese wakinye comedy zingana gute Oliva wakinye filime zingana gute ese ubundi experience mufite ingana gute mwakoze nge ntago ari comedy gusa nyina n'amafilime ndayakina nakinye amafilime menshi
ariko nibuka Akaga, Umusozi w'Amaganya, Rurashonga. Hari n'indi nagaragayemo gato yitwa Sekibi. Na komedi rero iyi ngiyi mubona izimo guca kuri Oxygen TV. Gusa narishimye kuba gukina akantu kakarebwa n'abantu bangana kuriya ni agaciro gakomeye. Nabo ndabashimira cyane byimazeyo. Congratulations. Thank you. natwe twabashije kumenya ko uri umukomediyene. Murakoze. Njyewe nakiniye muri filime Abavandimwe Babi, Ikibatsi cy'Urukundo, na Umukunzi w'Icyomanzi, Umusozi w'Amaganya, na Sekibi nakinnyemo. Sezerano sana narimo. Nyina muri filime bita Imbata z'ibibi. Nyina muri filime bita Iyo Menya iri guca ibintu hanze. Ego Nabona kubonye. ni nyinshi, hari nizo ntibuka. Gusa gukina filime ari experience nini byamaye. Nk'ubu ntabwo nari nzi ngo gukoresha script. Nakinaga rwose ukabona ko ndi gusoma ukajya igitabo kiniretse imbere. Ariko umunsi nabikina ukagira ngo biri kuva muri njyewe, ntabwo ntinya kamera, nta kureba muri kamera. Kandi ukabona ko hari ikiyongereye. Ubu ngubu nanjye nakina muri filime iyo yose ntitaye kuri standard y'abiri. Nari murasaba akazi. Gusa bakabaye nakaga ariko noneho ni level urashaka kugerayo mu myaka 5 iri imbere. Hamwe n'Imana ndumva nshaka urano kuntu karana kinye karebwe na miliyoni na none ndashaka ko karebwa n'abantu bose nkajya kubunama. Ndashaka kujya kuri level sinzi uburyo kinabwira Imana. Akimana ni ireba mu mutima wanjye uko ameze. Ndashaka kujya kuri level ndende nkatera n'imbere birebire nyine nanjye nkuba ku rugo rwiza. Kuko mbaye nanabatumiye bishobora kuba biri hafi. kujya utanumiye mbere. Wowe ntabwo nakubwiye kuri chat. Oliver we nyuma y'imyaka 5 uribona muri sinema. Ahantu nibona rero kwasobanurira. Nanjye nko mugenzi yavuze hamwe n'Imana buri muntu wese yifuza ibyiza. So ndifuza kuzaba narateye imbere cyane cyane mu buryo bw'imikorere. Uyu munsi niba Oliver atega moto, ejo nkaba ngenda nicaye mu modoka kandi yanjye nitwaye, kandi byose mbikesha aka kazi nkora. Sibyo ndifuza kuzaba ndi kuri rwa rwego tuvuge umuntu ashaka kumamagara n'ungu yakambwira ati gize ikibazo mpamagana biri. Nkumva ari ibintu biri easy byoroshye. Ku buryo nzabasha gufasha buri umwe none wapana kuba gukina burya. Ku buryo ari wa umuntu wamufasha mu kibazo icyo ari cyo cyose. So nibona ahantu nyine Imana imfashije bitewe nuko mbibona niho nahantu heza cyane kandi ashimishije. Mu buryo muvuze wenda mu buryo buri financial ariko mu buryo bwa career. Mu buryo bwa career nge ndifuza kuzaba ndi kuri standard yo hejuru. Ndi wa mukinnyi buri wese abona akavuga ati wow kabisa. Avuga ati Oliver araje. Kuri red carpet ugaca avuga ati wow Vanessa arinjiye. Nyine warabaye umukinnyi ukina neza, umukinnyi anyway unarangwa na discipline. Ku buryo umuntu niba avuze ati hari ndashaka kurokita abakinnyi. Vanessa itaza mu mutwe we kubera wenda ibyo nyina uburyo nkoramo. Mu mutwe akatazamo Vanessa. Aho none nifuza kuba ndi. Rero dusoza ikiganiro cyacu twagiranye namwe. Turajya ngo mugire inama mugire urubyiruko ruri hanzari benshi bifuza gukina i cinema abatenewe batanabisobanukiwe bumva niba umuntu akinye scene ari mu buriri kuko ari mu buriri ari gusambana tatazi byari byo. Ese niki mwabasha kubabwira abo bantu bose bashaka kuza muri industry bakora iki? Niki basabwa? Murakoze ikintu basabwa ni ubushake no kwiyumvamo ubushobozi. Kandi ikindi birabyo batekereza ngo umuntu iyo yakoze scene yo mu buriri ngo bari byo byanyabyo. Nanjye ntarajya muri film muri uyu mwuga niko nari mbizi. Icyanangaje dukora Akaga part 3 niyo mu gitanda.
bamaye isume ngo ningende nambare inza. Nageze mu cyumba ndahagarara ndasi kuko mwana njye no n'ibiki. Kuko nabishakaga bindimo njye ubwanjye ninjye wiremyemo icyizere ahubwo ariko nabikora ndayambara ndasohoka mbona nta nicyo bibatwaye. Wambara gute na gutya wambaye isume yonyine nta kindi kintu wambaye imbere? Oya, imbere hasi uba wambaye yego, na hano wambaye akantu gato kabla ariko katagaragaza hano. Hano hagaragara ko nta kintu wambaye ariko hano uba wambaye. N'uwo twari turi kumwe mu buriri yari yambaye. Noneho hari abantu biyumvisha ngo arangwa ngo mwegeranye ngo muvamo gutyo gusa. Mu cyumba urana ntihaba habona. Hari umuntu ufashe itara, ba kameramani barahari, n'abandi bakinnyi baba bahari. Nibaza n'ibyari mwakora ibyo bintu. So rero ibintu rwose biremamo mwabireke pe. Babireke bitinyuke. Sinzi nawe icyo bakunda kundeba nabi. Bivuze ko wavuze ngo waragiye wirebamo icyizere cyo kwambara isume. Byose bivuze ko wanakubwiye ngo yasume ntuyambare wakiramo icyizere cyo si sawa. Niko kabuguzi. Yirebye icyizere cyo kwambara. Nirebye icyizere cyo kuvuga ngo nayikina. Nyine wanakiramo icyizere cyo gushobora gushyiraho amaboko. Niyo mpamvu yambwiye. Murakoze. Ngewe icyo navuga biraba ari ibintu byoroshye kuko uba wambaye, of course uba wambaye. Ushobora no gufata nk'uko unambaye ikanzu nkakuramo amaboko gusa ikanzu yanjye nkayigumana nkahita nyenyera isume nkagenda nkaryama. Umuntu turi kumwe aba yambaye ipantaro nta kibazo kiba gihari. So rero abantu bavuga ngo ni ikibazo nk'uko abivuze, se waryamana n'umuntu abantu bahari kuri set? Ntabwo tuba turi twenyine, tuba turi kumwe n'abantu. So ndumva rero nta kundi byakunda. Iyo ni imyumvire itari myiza, niwe itari myiza. Ano abantu babitekereza ntabwo ari sawa, ntabwo ibintu bijya bibaho. Inama none wagira abo bantu bashaka kwinjira muri iyi industry wenda batinyaga ibyo bintu? Inama nabagira ni iki, nibatinyuke. Nta kintu kibi kirimo. Ndetse niba tuba turi kuri set turi nk'abantu 20 bagusambanya gute twese tureba. Itinyuke niba ko kubikunda uzi icyo ushaka. Niba uzi icyo ushaka ako kantu mwongeyeho. Iyo umuntu azi icyo ashaka agaturagura icyo abona. Niba uzi icyo ushaka injira mu mwuga wawe wumva wisanzuye uri comfortable. Nta kintu uzaba kure. Niyo nama nabagira. Okay, murakoze cyane. Reka mbashimire, nshimira n'abafana ba Oxygen TV. Uyu yari Oliver ndetse na Jane cyangwa se wibabara na Vanessa Umurerwa. So nuvuga ngo next time tuzongera tubagarure, usibye ko dufite n'abandi bakinyi ndetse n'abandi ba star tuzajya tucishanga kuri Oxygen TV. Icyo tugusabye ni ukora subscribe nk'ibisanzwe kugira ngo utazigera ucikwa ikiganiro icyari cyo cyose, kuko ibyo tugiye kujya tukuzanira ni ibiganiro byiza, ni comedy nziza, ni film nziza, ibintu byose ni ibishyashya. Reka tubabwire ngo ciao naho utaha.